ko biri umusaruro gurada guriyongera kubera ya uko buno biri. Turi mu gishanga cya Mugogo kiri ku buso bwa hegitari 79. Ni igishanga mu myaka yashize cyuzuraga amazi aturutse mu misozi igikikije, bityo imyaka y'abaturage babaga barahinze muri iki gishanga ikahatikirira. Gusa ngo kuri ubu aho hashyizweho abakozi basibura imiyoboro y'amazi yo muri iki gishanga, ngo byatumye imvura yo mu kwezi kwa 4 ndetse n'iyo mu kwa 5 idatuma iki gishanga cyongera kuzura amazi nk'uko byari bisanzwe. Uko buno biri urabona nko mu kwa 5 no mu kwa 4 haruzuraga wera mu kwa 3, ariko ubu ndahigeze huzura. Babona byaratewe n'iki? Byatewe nuko harimo abakozi batavamo. Mbese kuba hari gutunganywa buri munsi nibyo biri gutuma abahinzi mubona agahenge. Niyo mpamvu tubona agahenge, kuko nukuvuga ngo abakozi bahagaze iminsi 2 byonyine hahita huzura. Ko biri umusaruro gurada guriyongera kubera buno bahinze. Kubera ubu bibare babikoze. Mbese ugereranye imbere ariko ngo haruzuraga cyane. Haruzuraga ugasanga ndi wareba. Iyo mugahomba. Tugahomba ibirayi, amashiki byose n'ibigori bagira byose bikuzura. Ibuna uko biri hari kimani giye gukora nabo abakozi bari gukoramo. Gusa ngo nubwo hari icyakozwe kugira ngo aba bahinzi babashe gusarura bataguye mu gihombo cyaterwaga n'amazi yuzuraga iki gishanga, bamwe mu bahinzi bahinga muri iki gishanga bifuza ko amazi aza kuzura muri iki gishanga yayoborwa mu migezi ya Mutobo ndetse na Mukungu. Aya mazi kugira tongera kuja mu baturage kwakwifuza ko abakozi bahoramo. Abakozi bagahoramo bagahora bakwazibura. Leta yawe ifite ubushobozi ikaba yagira handi igagira gutikaganisha. Ibi kungo byamera. Jewe icyo nifuza jewe nuko aya mazi bagakuri no burundu kakavino tugahinga twisagaguye. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze, Nsengimana Claudie uyobora aka karere avuga ko hakomejwe gukora ibishoboka byose kugira ngo aba bahinzi bakomeze guhinga ntacyo bikanga. Nundi murazi ko umunsi ku wundi ubuyobozi wabushishikajwe no gushaka icyafasha abaturage muri domene zitandukanye. Bivuze ngo rero na kiriya gishanga twashyizemo imbaraga kugira ngo gitunganywe, abaturage babashe guhinga uko imvura iguye itabangiriza imyaka yabo. Ubwo rero n'ubundi tuzakomeza gushakishiriza hamwe icyatuma kitangirika, ariko nabo igihe bazajya baba batangiye guhinga ni byiza ko bayobora amazi kugira ngo agendeye gusiba. Cyambere hari umushinga watangiye gukorera hano kuri sentire y'ikiyaga yanako kuri sentire y'ibirunga. Biriya nabyo biri mu byo uzanoza kugira ngo koko kibashe kujya gikoreshwa igihe cyose. Mu ntangiriro zo gusibura imiyoboro y'amazi yo muri iki gishanga, Leta y'u Rwanda yashyizemo asaga miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda mu rwego rwo kunganira abaturage mu gusibura ibibare biteberamo amazi ndetse no gusibura imiyoboro iyobora amazi muri iki gishanga. Umuhoza Honoré, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.